Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe udutsinde ikintu busabwa nukora kugihe kino kizami kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujya hasi hasa umukara handitse ngo subscribe, ukahakanda. Iyo umaze kukanda ikintu cyose kizeho ni icyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe gututsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri kunda kuza mu kizami. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandikire kuri 0789 35 16 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga uri kureba bitakunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho uduha amasaha ubonekaho ku munsi yageze turaboneka. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigishwa zakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 35 16 ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa twandikire kuri izo nimero tubigufashemo. Warigishije ukeneye ko tuguhugura umunsi umwe cyangwa ibiri, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 35 16 ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho. Iyo bavuze ishusho y'icyapa bari kukubaza ese icyo cyapa ni mpande eshatu, ese icyo cyapa ni uruziga, cyangwa icyo cyapa ni mpande enye. Kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo baba baduhaye ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ara umuhanda ugabanyijemo ibisate 2, B umuhanda ugabanyijemo ibisate 4, C ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Mbibutsa ko inzira y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntago wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ukomeza imbere mpaka uvuyemo. Niyo mpamvu bawita ngo ni icyerekezo kimwe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Ese hano urabona igisozi kuri cyanya cyo ari kimwe mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi kuri wamaze kugitamo, ndizera ko igisozi cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi kuri nta kindi ni D, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ibyapa byose biburira birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga ko ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo, ugiye kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Bakunda kugishyiraho akenshi iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe cyangwa mu muhanda w'icyerekezo kimwe, noneho ugiye kwinjira mu muhanda ubisikanirwamo. Murabizi amategeko yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe ntabwo ari kimwe n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo. Niyo mpamvu bashyiraho kino cyapa kugira ko noneho ugiye kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video y'amoko atanu nagukoreye ibyapa byo ku mihanda, uramara kwisoza nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ara ngo tanga inzira.
mbega ngo icyago se ku cyerekezo kimwe mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ntihanyurwa. Kino cyapa gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni atanga inzira. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, kikaba kivuga ko wowe ukibonye ugomba gutanga inzira. Iyo bakikubajije gutya ngo icyapa gisobanuye iki, uvuga ngo nitanga inzira, ariko hari ubundi buryo bashobora kukikubazamo bakavuga ngo iki cyapa gisobanuye iki mu nkomane. Iyo bavuze inkomane ni nk'ahantu imihanda ihuriye, uzavuga ko ari tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Noneho niba bakubaza ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, noneho ukibonye kuri rompuwe cyangwa aho banyura bazengurutse ho cyaba gisobanura iki? Kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazengurutse cyangwa ibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni rompuwe, murabizi twinjira mu ruhande rw'iburyo. Rero iyo uhageze hari ibinyabiziga biba biri ibumoso bwawe byagutanze kuhazenguruka, utangiza ku binyabiziga biri ibumoso bwawe. Iyo bakubajije ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, ubwo uburyo butatu bakibazamo, barakubaza ngo icyapa gisobanura iki bakakiguha kimeze gutya, cyangwa bavuga ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane, nakubwiye ibyo uzasubiza, cyangwa bavuga ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, nabwo nakubwiye ibyo uzasubiza. Murabizi mba ngomba kubibabwira hakiri kare kugira ngo nimugerwaho muzakore rimwe muhite mutsinda. Niyo ntego yacu. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefone yawe utwandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626, tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga, ese ukeneye kwiga turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online? Uburyo bwa online ni ku bantu bari kure cyangwa bitewe n'akazi bakora bitabakunda kuza mu ishuri. Turi kumweho akenshi ikunda gukunda iyo uri mu mujyi wa Kigali. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibi byose tubibafashemo. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo mfite uburenganzira bwo gutambuka muri iri sangano? Ni wowe uri kureba hari imbere, ntabwo ari iriya modoka. Ni wowe uri kujya hari imbere. Ese ufite uburenganzira bwo gutambuka muri iri sangano? Ara ngo yego niba ukata ibumoso, mbega ngo oya niba ukata iburyo. Se ngo yego bitewe naho ngana, mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, aribwo bwa mbere dukosora ikizame babashaza ngo a ikaba atari giso cy'ukuri, b ikaba atari giso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni se, yego bitewe naho ngana. Ndakeka ko waramuzamo se, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikuru cyo ni ikibazo cya kane, kirabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Ese iriya mirongo yera iba iteganye n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri uba urombereje hagati mu muhanda, ushobora kuba ucagaguye cyangwa se udacagaguye, iriya mirongo iba iteganye nawo igaragaza iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ara ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri, mbega ngo hanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, se ngo hanyurwa n'abanyamaguru, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se, ahanyurwa n'abanyamaguru. Nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni zebra cross. Mureba ko iriya mirongo yo muri zebra cross ibihagaze, kandi n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri nawo uba uhagaze. Ni ukuvuga ngo biba biteganye. Rero haba hagaragaza ahanyurwa n'abanyamaguru, hariya mwambukira muri zebra cross. Ndakeka ko waramutse utamo se, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Ibyapa bibuza murabizi biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. N'ibyapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bikurikizwa gusa aha hakurikira. Hehe? Ari mu masangano, mbega ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Se ngo ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya
mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, na C ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya, bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Bishatse kuvuga iki? Murabizi bino byapa bibuza, bino byapa bitegeka. Iyo utari wakigeraho ntuba wakurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa kiri kugutegeka, ariko ukimara kugihitaho uhita utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa kiri kugutegeka mpaka ubonye ikindi kikubuza cyangwa kigutegeka. Niyo mpamvu bavuze ngo ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze ariko n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Utari wahisemo B nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu ari ingenzi gukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Ese biba bigomba kugira ayahe matara? Amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. Mbega ngo tugarura muri 2. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze n'utugarura muri 2, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ngo wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baraguha, wari wahisemo B nayo ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko mu kibazo baduhayemo ibisubizo bibiri. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Nibura mu ntera ingana iki? A ngo metero 100, B metero 50, C metero 40, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ariko iyo bavuze ngo igihe ijoro rikeye, igihe ijoro rikeye, hari abantu benshi bahita bagira ngo ni saa 11:45 bugiye gucya. Oya, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Nibyo bita ngo ni nijoro, igihe ijoro rikeye. None amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo aba agomba kumurika nibura mu ntera ingana iki? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 40. Ibibazo biragaruka, ni ingenzi ko akanda subscribe kugira ngo ujye urahita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutundwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera urumburare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ntiwatwara ikinyabiziga hari ibintu biri mu mbavu byarenze uburumbarare nk'ibisanduku, biba bibujijwe, bishobora kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, cyangwa se ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi ku butaka nk'ibinyururu biri kugenda biri kwikurura hasi ku butaka, nabwo biba bibujijwe. Ariko reka tuvuga ngo hari ibinyabiziga ngo byo bibyemerewe, kuko arabwiye ngo ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ni ukuvuga ngo ibyo binyabiziga byo birabyemerewe. Ibihe binyabiziga byo bibyemerewe? Ari ngo imashini zihinga, mbega ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, imashini zihinga n'ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni a imashini zihinga zo ziba zibyemerewe. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga n'igishobora kurenga ibipimo bikurikira. Igishobora kurenga ku bihe bipimo ariko iby'inyuma metero 3, mbega ngo iby'imbere metero 2.70. se nkaho A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iby'inyuma akaba ari metero 3 mu gihe iby'imbere aba ari metero 2.70, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Iby'imbere aba ari metero 2.70, kuvuga ngo metero 2.70 no kuvuga ngo metero 2.7 byose aba ari kimwe. Murabizi zero iri inyuma y'akadomo iyo nta wundi mubare ukurikiraho nta kintu iba ivuze. Kuvuga ngo 2.700, 2.70, 2.7, ibyo byose aba ari kimwe. Noneho hano baratubwiye ngo iby'imbere aba ari metero 2.70, naho iby'inyuma byo biba bigomba kuba ari metero 3 na santimetero 50. Kandi ikindi kuvuga ngo metero 2.70 no kuvuga ngo metero 2 na santimetero 70, ibyo byose aba ari kimwe. Rero nujya mu kizamura akora mu kanya ukabona ikibazo neza bakibajije gutya, ariko abona bavuze ngo iby'inyuma ni metero 3 na santimetero 50, uhita uhitamo ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe bavuze ngo iby'inyuma aba ari metero 3 na santimetero 50, iby'imbere bikaba metero 2.70 cyangwa se metero 2 na santimetero 70. Ndakeka ko wowe hano wari umaze guhitamo B ivuga ko iby'imbere ari metero 2.70. Ndizera ko nibaramuka wagihinduye kandi nabwo urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoruki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikoreye burenze uburemere bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. No kuvuga ngo ntabwo ikinyabiziga cyawe cyaba gitwara toni 5 ngo utware toni 7, birabujijwe. Ariko kutubwira ngo hari ibinyabiziga byo bibyemerewe ku buryo kiba cyatwara nka toni 5 kikaba cyanatwara toni 7, banagihura nacyo bagitangira ntibabe banagihana. Ni ibihe binyabiziga byo biba bibyemerewe? Ariko ibinyabiziga bya polisi, mbega ngo ibinyabiziga bihinga, se ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri ibinyabiziga bya polisi, B ikaba ari ikiso cy'ukuri ibinyabiziga bihinga, na C ikaba ari ikiso cya nyacyo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe, iba yatwara toni 10 ikatwara toni 12, bahura nayo ntihagire ikintu bayitwara. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugere ko uzakorera imwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katagukunda uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho uduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye aho muduhamagare kuri 0789 ibyo byose tubibafashemo. Murabizi intego yacu no gukora rimwe nka Rwanda Driving College TV. Ubonye nta mafaranga ufite yo kwiga ukanda subscribe, ikintu cyose nkiza ukagira kibonera ku gihe, aho ugize ikibazo ukambaza serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu, asigaye nawe ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ariko ukeneye byihuta turakwigisha mu gihe gito. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo birabujwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Murabizi hari ikinyabiziga gihagarara ahantu amanywa yose, hari ikinyabiziga gihagarara ahantu ijoro ryose, ariko ari kutubwira ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? Ari mu duhanda tw'abanyamagare, mbega ngo mu duhanda twagenewe velomoteri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri mu duhanda twagenewe abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri.
mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bibujijwe kubura umuyobozi w'ikinyabiziga guparika ikinyabiziga cyawe akanya kanini mu duhanda tw'abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri. Niyo mpamvu duhisemo rero C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya romoruki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero imwe ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwayo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntibikurikizwa kubera ibinyabiziga ariko ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. Bibutsa ko ibinyabiziga iyo bavuze ngo kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose gifite moteri uba ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Mbega ngo ibinyabiziga bya polisi bijya ahatarenga kilometero 25 uvuye aho biba. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaza kuba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahategamye. Utari wahisemo A, ibibazo biragaruka. Ni ikimuga kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Nkomeje gushimira abantu bamwe mwavuye gukora mukagaruka mukadushimira. Hari ababyandika muri comment, hari abaduhamagara, abatwandikira kuri WhatsApp, mutuma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu gukora rimwe ariyo ntego yacu. Niyo mpamvu ikintu cyose cyagufasha kwajya mu kizamura ugakora rimwe ugahita utsinda nta handi wagikura uretse kuri Rwanda Driving College TV. Niyo mpamvu ari ingenzi gukanda subscribe. Ikibazo cya 13 kibazo ngo icyapa gikurikira kivuze iki? Ese wowe turi gukusurana kino kizame, kino cyapa urabona gifite ishusho ni uruziga, ni mpande 3, ni mpande 4. Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu bucishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba kivuze iki? Ara ngo ntihanyurwa. Bera kwa ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. Se ngo umuvuduko utarengeje, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo inzira y'abanyeshuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Icyapa gikurikira kivuze hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Iyo ubonye kino cyapa imbere yawe aho hantu ugeze ubujijwe guhagarara umwanya munini. Noneho iyo wacishemo akantu kameze nk'agakubo, guhagarara umwanya munini n'umuto byose biba bibujijwe. Rero hano hari hacishemo umurongo utukura ubereretse umwe, niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Urumva ko no mu gisubizo biri guhita byumvikanamo, birabujijwe, ibyapa bibuza. Niyo mpamvu ari ingenzi ko wajya kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo wifuza kugana ibumoso imbere yawe kubera icyo ushaka umwanya mwiza kandi uhagije. Ara ngo kwemera abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagutambukaho. Mbega ngo kugira ngo ubone neza ikindi cyerekezo ushaka gufata. Se ngo kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kukunyura mu ruhande rw'ibumoso. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro.
impamvu uba ukeneye umwanya mwiza kandi uhagije ni uko hano isoko kuri nta kindi rise kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora bamenye icyo ushaka gukora hakiri kare. Ndakeka ko waramusamo se, ndizera ko waramutse uyandika ku gapapuro. Mbibutsa kuri gukosora kino kizamuka ukabona hari ikintu kikugoye ucyandika muri comment ugakanda subscribe nkaguteguraho isomo mu gihe kitarambiranye ugahita uribonera ku gihe, maze wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo wegera inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Ugeze hariya kuri zebra cross usanze abanyamaguru barahagaze bategereje kwambuka, ntibari batangira kwambuka, ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? ari ngo kugereka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere, mbega ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara, se ngo ukoresha amatara abamenyesha kwambuka, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Ese uba ugomba gukora iki? Ese uba ugomba kwitwara ute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Kubera icyo uba ugomba kugabanya umuvuduko nuko isaha n'isaha umunyamaguru ashobora guhita atangira kwambuka, waba wari uri ku muvuduko wo hejuru bikakugora gukacira feri, bikaba byaguteza ibyago byo kuvutsa abandi ubuzima cyangwa se nawe bikakujyaho ibyago, kandi bino byago hariho n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda, ugabanya umuvuduko witegura guhagarara mu gihe umunyamaguru wa mbere yaba atangiye kwambuka. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyanditsemo amagambo y'icyongereza avuga ngo stop, mu ndimi z'ikinyarwanda ni uguhagarara. Urahagarara byagenze gute? ari guhagarara aho abanyeshuri bambukira, mbega ngo uhagarara akanya gato. Se ngo ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Hano urabona igisoki kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Yanditsemo stop, guhagarara. Uhagarara byagenze ute? Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari isoki kuri nta kindi ni B, hagarara akanya gato. Kino cyapa kenshi bagishyira mu nkomane ugiye kwinjira mu muhanda. Uwo muhanda ugiye kwinjiramo ntabwo uri kureba iburyo bwawo, nturi kureba ibumoso bwawo, kandi ni umuhanda ukunda gukoreshwa cyane. Hari ibinyabiziga ugiye gusangamo, ugahagarara akanya gato nubwo nta kinyabiziga waba ubona, ugahagarara akanya gato ukabona kwinjira gake gake muri uwo muhanda ugiye kwinjiramo, kugira ngo udateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ndakeka ko rero waramutse usamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo mbere y'uko umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso mu nzira nyabagendwa, nihe ikinyabiziga kigomba kuba kiri? Iyo bavuze inzira nyabagendwa hari abantu benshi batamenya ibyo ari byo, nkaho iyo bavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda. Ese nihe ikinyabiziga kiba kigomba kuba kiri? Ari ngo mu ruhande rw'iburyo bw'inzira nyabagendwa, mbega ngo gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa, se ngo mu ruhande urwo ari rwo rwose hagati mu nzira nyabagendwa, mu gihe kuri bari kutubwira ngo mu ruhande rw'ibumoso bw'inzira nyabagendwa, mu ruhande rw'ibumoso bw'inzira nyabagendwa. Hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Ahantu ikinyabiziga cyawe kigomba kuba kiri, iyo ugeze ahantu hameze gutya kiba kigomba kuba kiri gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakwitondera iki mbere y'uko yinjira mu nzira banyuramo bazengurutse? Ugeze hariya kuri rompwe ugiye kuhinjira, ese nicyo uba ugomba kwitondera mbere y'uko uhinjira? Arangwa ibinyabiziga bimuturuka inyuma, umuvuduko bifite n'uburyo bimwegereye. Mbega ngo ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe umuvuduko bifite
n'intera iri hagati ye nabyo, se ngo ibinyabiziga biturutse iburyo n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibinyabiziga bimuturutse imbere, umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Ese hari uba ugomba kwitondera iki? Ugiye kwinjira hari abanyura bazengurutse, nibyo mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni muri rompuwe, ni kuri rompuwe. Ese ni iki uba ugomba kwitondera uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Ndakeka ko hano igisozi cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko hano igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Murabizi iyo tugeze hari abanyura bazengurutse twinjirira iburyo, hari ibinyabiziga byahagutanze biri ibumoso bwawe, nibyo rero witondera, n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati yawe nabyo. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo uhereye kuri ibi byapa habujijwe iki? Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa mu kizame narayigukoreye. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video y'amashusho yose abazwa, uramara kuyireba nta kibazo kirekeye ku mashusho cyakugora. Ureye kuri ibi byapa habujijwe iki rero? Aho kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa n'ibinyabiziga birengeje imitende ibiri ibumoso no kugendera ku muvuduko urengeje kilometero 70 mu saha. Mbega ngo kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa cyangwa ibinyabiziga birengeje imitende ibiri ibumoso, se ngo kugenda hejuru ya kilometero 70 mu saha, mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta igisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni A, kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa n'ibinyabiziga birengeje imitende ibiri ibumoso no kugendera ku muvuduko urengeje kilometero 70 mu saha. Urabona iyi shusho dufite, iyi foto ushobora kuba itari kubibona neza, ariko nurebe iyo video y'amashusho nagukoreye ko amashusho agaragara neza. Hano ikibazo n'ubundi mu kizamini ko biba bimeze, kubera ko ishusho ntago yagaragara neza ngo igaragare nkaho ariyo yonyine iri muri screen, kandi haba harimo n'ikibazo babajijeho ibimeze gutya. Ariko wararebye iyo video y'amashusho nagukoreye ubu bizi ugahita umenya icyo urahitamo. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi, kibazo cyapa cyerekana gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Cyerekana iki mu byapa byo ku mihanda? Ari ngo ifungana ry'umuhanda, be umuhanda unyerera, se ngo umuhanda utaringaniye, mu gihe kuri dore kutuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo. Ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyakagombye kuba igisozi cy'ukuri ni ikihe? Kino cyapa gisobanura ngo icyago kidasobanuye ukundi. Muno hari ahantu ubonye handitse ngo icyago kidasobanuye ukundi, ntaho. Niyo mpamvu urahitamo ko nta gisozi cy'ukuri kirimo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ndizera ko kino kizami dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizaho ujye tukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ukeneye kode, ukeneye kwiga turi kumwe, ukeneye kwiga mu buryo bwa online, ukeneye ko twigisha mudasobwa turi kumwe, cyangwa ukeneye ko tugugura mbere yo kujya mu kizame, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 1626. Ibyo byose tubigufashemo. Uramutse wagize ikibazo nyandikira cyangwa umpamagare nkusobanurire serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame, iba ari ubuntu. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.